mvuga ku yindi bombe Coach Gael yamaze kurekura ku rukuta rwe rwa Instagram akorera urya Muyoboke akora utuntu Muyoboke aracengera ndamubaza se izo process imaze kurikodingwa muvuye Nigeria mukagaruka muri Amerika byagenze gute se ni Gael yabanje gutonganaho n'umusaza Ben nyine ntabwo yakurabura ariko nkanjye nk'umutasi itanumva ko habanje kuza mutuntu twayinjari. Yes, reka nongere mbahe ikaze ndetse mbashimire uburyo muri kugenda mubana natwe umunsi ku munsi, comment turi kugenda twakira. Hari ikiganiro cyo wundi twanakoze turi kugaruka ku musesenguzi hano fata ku mavuta wamaze kwigira impuguke, ndetse twagiye tubona feedback nziza haba mu bandi banyamakuru, haba mu influencer, haba ku ma Twitter space ari kugenda garukwaho, ndetse nka Oasis TV1 tuba duhagarariwe na Papa Doughboy aka Skaitu, dore ko abandi bakuzi cyane bongeraho ngo wabagahe niwe tugarukanye twicaye Serenity Park, ndetse turi kugenda twakirwa neza murabibona kuri kamera. Dani ndagira ngo utangirane na Papa Doughboy mbere yo kugira ngo agire byinshi avuga, haba kuri comment nkeya, haba kuri operation y'uyu munsi, dore ko amakuru ashyushye ndetse turi bugere n'ibwota amasimbi ariko afunzemo neza cyane, umutuku umweru. Abantu benshi yagiye bamubona hanga bakeka ko yamaze kwinjira muri Musanze, ni nyuma yaho yari umuriro mukuru. Abandi bakavuga ngo iyo yateretse ishati nk'ingi mujye mumenya ko agarutse kuvuga ku bakapo bakuru. Ikaze kuri Oasis TV1, ariko dutangirira ku cyangwe ni Humble Design, ni Starboy cyangwa ni Mama Doughboy. Ntakoze cyawe ariko hari ibintu binsitse. Iyi ni inveritable papa ayita inveritable. Oya Dani nambabarira koreza Karawige yiba yita inveritable zena ry'Imana, yiba yita inveritable. Je nujye ubona nateretse iki cyangwe muntu wanje ujye umenya ko umuriro ugiye kota. Umuriro ugiye kota. Ntuzambwira ibyabo ba designer. Natangiye gucuruza imyenda kuva 2010 ndi umwana. Yego. Warabibonye nawe. Sinzi nimba ari udufoto wabonye twaviye wanje. Jabonde narakurikiranye. Wabonye cyangwa tuba duhagaze. Ibi bintu rero bigira isoko David ko kintu bita cyangwa. Uzanandukanye n'ababana bikinisha bagenda bivugishwa ngo mwe. Nandukanye nabo. Nje ndategura cyangwa cyanjye sinkodesha. Skaitu uremeranywa se n'abantu bako iyo wamaze gushyira sinkodesha uba uje gucimaka ariko kubaka. Nje wundi umutasi ndi bishop ndi everything. Yego. Was going on. Dukeneye ubutasi rero buri kuva ku mugabane w'Uburayi. Sinzi nimba turahera muri East Africa hafanga, kuko ikiganiro nayo ntangiye nsobanura ikiganiro twakoze kuri fata ku mavuta ari kuvuga ngo ni impuguke muri East Africa mu karere. Mu buryo none natwe tuhajye tubanze tumuhereza amakuru y'ubutasi agomba kubanza kaza agasesengura ahubwo ndaza kumuha ubutasi. Ese turaheraye turajya muri Amerika cyangwa duhere hafa ha muri East Africa n'ubundi turahera uyu munsi? Reka duhere hano mu Rwanda. Duhera mu Rwanda iwacu. Yes, hano kuri Oasis TV1 tugomeje kugenda dushimira abakunzi bacu tubana badusapotinga, baduha message, batwereka amarangamutima yabo, ni ibintu byiza bari kubikunda cyane. Ariko dutangira Skaitu umutasi mukuru, nyemerera ugire comment ushyiraho ku rukundo turi kwerekwa kuri Muvomeri kubera ko Oasis. Ibintu ni sawa, ibintu ni sawa, abantu bari gukurikirana ibintu turi gukora, bari kugenda babireba. Yego ntabwo baratangira kubimenya neza, gusa naho bigeze abantu turabashimira, kuko nimba twinjiye mu basabe 3000 mu cyumweru kimwe, urumva ko ibintu ari sawa. Tunabashimira cyane abantu ukomeje kudukurikirana. Ntabwo twajyaho ngo natwe tubeho nk'ingayi, kuko ntabwo tumenyereye kugaya. Burya dushima n'utuntu dutoya wagezeho, kuko ni binini bigomba kuza. Biragaragara ushaka kwirukanka urabanza ugasubira inyuma. Burya iyo ureba muri dashboard ukabona ibintu biri kugenda neza, ukabona
hari icyizere kandi ibyo tuvuga bari kubyumva, bari kubisapotinga, bari kubishyigikira. Ni ikintu cyiza. Reka dutangire tubashima nk'ibisanzwe rero, ndetse tubaha ikaze mu makuru y'uyu munsi. Umutasi yifuje yuko rero dutangirira no mu Rwanda, ariko tunakomoza muri East Africa, gatoya mu Burundi, ibibazo biri hirya no hino muri za Israel, muri za Congo. Twihanganisha abantu, byo n'ubuzima. Uyu munsi bishobora kuba bitameze neza, ariko ejo bigakemuka. Natwe rero tuba tugomba gutangira twihanganisha abo bantu, kuko hari benshi batwumva. Rega twebwe azi nka wazisitimu, twe dufite itandukaniro n'ibindi bitangaza amakuru. Yego, ntabwo uko bariya bakora ariko twebwe dukora. Nimba uririmba R&B, hari uririmba hip hop. Nimba uririmba hip hop, hari uririmba afrobeat. Ibyo ni injyana zigiye zitandukanye. Niyo mpamvu mu muziki habaho ishkevini, hakabaho na bushari. Abo bose baririmba hip hop, kandi bose bafite abakunzi babo. Hakaba Sky2, hakabaho Papa cyangwa. Hakabaho Kirisizi, hakabaho Afrique. Hakabaho Kenisoro, hakabaho na John. Ni ibintu bitandukanye. Umuvuno w'abantu rero ugomba gutandukana. Twe tugomba kuza twishimira. Twe ntabwo rega twebwe turi muri beef. Twe turi gukora igitangazamakuru cyacu mu rwego kugira ngo kigire n'abantu banezerwa, abantu bishime. Twe ni showbiz. Ni ibyishimo. Abantu bakeneye kwishima. Umuntu nimba yaguze internet yiwe, akeneye kumenya ngo what's going on. Ni iki kijya mbere. Yego. Ni iki kigeze. Jewe ibintu bya mbere biri kumvungereza mu mutwe wanjye nakubeshye. Ibi bintu ndi kumva kuri space, ku ma social media, Coach Gael the Penny, bande ese iyo niyo story abanyarwanda bakeneye kumva gusa. Reka tubyinjiremo. Ese Sky2 wanyemereye? Nibyo bintu abantu uretse gato ya Dev. Nibyo bintu abantu bakeneye kurirwa bavugamo gusa. Nta zindi nkuru zihari. Kirisizi yabikomojeho. Ibyo bya Kirisizi ntabwo ari byo ndi kureba. Hari inkuru nyinshi ziri kuvundereza hano mu gihugu. Hari nyinshi cyane abahanzi barimo. Nyinshi cyane za showbiz ziri kuvugwa. Induru zacitse, ibintu byabaye. Uzi inkuru mfite zo guha abantu. Yego. Kajya kumbwira ngo ndahora muri ibyo. Ngiye kwanzika ibintu bya Coach Gael na Deben, ngiye kubishyira hanze. Ese wahise ubitwarana na operasiyo y'ibyabereye mu Burundi? Deben, amakuru twagiye twakira, kuko nagiye nkurikirana haba interview y'uwitwa Bushari Bushido bagiye bakugarukaho, kuko nyuma yuko muri Gala Night uhise uzamurwa kuri VVIP, wicaye ku matebo n'abandi basani, abo bari Noji n'abandi, ugiye kubyinjiramo neza. Ariko hari amakuru wahawe, hari ikiganiro gikomeye waganira na Deben, ni nyuma yaho umusapotinze muri Gala Night, nyuma y'igitaramo nyamukuru cyabaye ku itariki ya mbere, nabwo muza kugirana ikiganiro cyihariye. Sinzi nimba twabitwarira hamwe, ariko nkatangirira ku intro gatoya mvuga ku yindi bombe Coach Gael yamaze kurekura ku rukuta rwe rwa Instagram, akora interview na murumuna we n'umuvandimwe, ndetse batanga imicyo. Biriya ni ibya kera. Coach Gael iriya boro yiwe nayibonye kuri yishyireho numve. Hari Twitter space bazanye ya kera. Biretse ibyo bya kera ntabwo ari byo nyine. Nyumvisha ibyo ngibyo yashize kuri IG. None ngewe hite nkimena, yaba Beni yaba ba Gael, nta numwe ngi wabo. Ni interview maze amasaha 18 ya postinze akantu k'iminota 2. Biragaragara ko bari muri studio za Isibo TV, dore ko nagari mu Isibo aba VIP bakorera. Suzi ko se aba VIP ariho bakorera. Niho bakorera, ariko iyo content ni ikintu heruka gucaho ku Isibo. Yego, nakantu bo bagiye mu Isibo barahari codingira interview kugira ngo ntabwo ibyo bintu ari iby'uyu munsi. Binyumvishe ngusobanure. Baburetse mbikumvishe. Comment zamaze kuba 121. Reka nkumvishe Coach Gael na Ken murumuna we. I love the guy. Do you think yuko uzongera gukorana na The Ben yindi project? Impamvu y'abatantera ubwoba n'iki byose gusa, impamvu mbivuzeho nuko nzi ko hari benshi baramurikira. Shadisi bazagera ku kibazo. Abantu bamvuga nabi, abantu bavuga ibintu byanjye nabi, babwiza ukuri.
ngira ikintu avuze aho ngaho abantu buretse inyuma ya interview Muyoboke yakoreye kuri Twitter Magic. ikintu cya mbere umva badiyasipora batagaruka mu Rwanda ngo mu by'ukuri bemeze se mu gihugu cy'ababyaye we n'iki cyaguteye cyo kuvuga ati ubu ngubu it's time yo guflipinga akagaruka hano mu Rwanda urwo rwo rufite mu bijyo wese investor wundi w'umunyamahanga yareba agacekinga so that's why navuze ngo nta bana agapisi gatoya ngo arajya gukora akazi gato mu Rwanda wagira ikintu uvuga kimwe cyangwa bibiri bigiye kuri his excellence. Okay, his excellence Paul Kagame namigiye ibintu bitatu: vision, discipline, hanyuma buretse gato ni kiza gato. Wumvishe ikibazo Ken yamubajije? Yego. Yaramubajije ngo ese wakongera ugakorana na The Ben? Habura icyo asubiza. Yego. Iyo boro yose nge ndayizi. Iyo yose ndayizi. Nta kintu yigeze asubiza. Ibintu byose yagiye abicaho. Ngiye kubivuga kutazongera no kubigarukaho. Keretse nibongera bagakora ibindi bintu bigatrending. Iyi saga ariko kwe kurangira. Reka nyirangize. Asesikaye utarayinjiramo abantu bavuga ko ari game ari ibintu baplaninze ntubyemera cyangwa urabyemera. Ntabwo birimo biriya nta plan zirimo. N'urwango ni beef. Ni beef. Ariko igomba kurangira kuko bariya babiri ubwabo babiziranyeho birangirire hano. Mbirangirije hano kuri uwo wazisi na n'undi mayo na gasopo ku banyamakuru bose. Mu gihe utarabona ko Gael ubwiwe yakoze interview ku kinyamakuru runaka ngo yivugira ibyo bintu cyangwa The Ben avuga ibyo bintu. Nje wagize amahirwe yo kuganira na Ben nciye impaka nta n'umunyamakuru n'umwe ugifite uburenganzira bwo kuvuga kuri ibyo bintu. Ariko Skyto nindamuka mbivuze umuntu nzakenera kazamenyuza araba ari Ben wenyine kubera iki sataguha verisi itariyo kuki utumvise n'indi verisi yo iyo yindi nzayumva ku wundi muntu nawe ufite amahirwe yo kuba yaraganiriye na Gael cyangwa yaraganiriye na Ben. Cyane ko coach yamaze kwija aho iyi nkundura yabereye urabona ko ari kwiyima abantu ari kwiyima itangazamakuru nawe bishoboka kuba byaramushotse nyuma ya interview ikomeye Muyoboke ariko akavuga ngo from now on ntago nzongera guceceka sizongera kwihanganira umuntu utoba amazina yacu ndetse atunga gatoki anasurinya kwizina coach Gael kumugaragaro. Ni nyuma yaho twari twarumvise yuko coach Gael ibyabereye muri onomo ngo biyunze ndetse amutamika akantu ko kugira ngo birangire ari nayo mpamvu Muyoboke yari yarifashe yaranze kugira ikintu avuga. Muyoboke surabona yari gutinya. Ni nyuma yaho ariko ngo akoreye ibitangaza Burundi nawe yabonye ko yagarutse ku ntebe ku ruhando nawe aragarutse ari komanze ku gatuza twabibonye. Ariko Skyto ugiye kutubwira amakuru ya The Ben cyana coach n'ibindi bifitanye isanaho wirya imboga vugisha ukuri imbere y'abanyarwanda uri umuhanzi Skyto. Coach Gael ku ruhando mpuzamahanga ufite umuvandimwe urugero Kevin akugishije inama ngo ninde muntu wanjyana ku ruhando mpuzamahanga ko mfite igitaramo mu Bwongereza nifashishe Muyoboke cya coach ko ndajya Amerika ko ndajya Brussels nifashishe coach cyangwa se Muyoboke wirengagije ibindi byiza nibibi cyane ko abo bantu bose ari abantu bawe bakuzi bagukurikirana abagira inama. Ariko nanone abo ngabo ntago ari bo bonyine n'umuntu yakifashisha hano mu Rwanda hari abandi banyabwenge benshi ariko abamanager babiri badominye nabo ngenza abandi bamanager nana bakubwira ariko abadominye ku gasongero uvubaha ni coach ibihe bya kera kugeza n'ubu ni Muyoboke niyo consistency we yagize. Ariko bo ngobo coach mbere yuko winjira muri ibyo ngo ugire n'ibyo unenga ntacyo ushima ntaho umubona ntacyo ubona ashoboye ntacyo ubona korera. Rega je coach Gael ntabwo mwanga ndanamushima cyane. None se Bruce Melody natangiye gukora video nziza rukahuye na coach Gael ubuzima bwa Bruce Melody yingaho yimbwira video yakoze ndabizi se mbwira ahubwo izo nziza nkanirirwa nsoma nkurikirana imbuga nkoranyambaga bamunenga. None se ubaza iyi ndirimbo ya Melody bitaza na video yayo warayibonye? Narayibonye. Si nziza? Ni nziza usibye ko banenze ko script itajyanye n'ibyo bari ariko ni nziza irimo amafaranga buretse gatoye buretse zafunga macho zafudeto ibikorwa ari gukora ni byiza ni byiza cyane
ese ubundi urarinda ujya kunjyana hose kutari nakubwiye ngo nje guca impaka kuri ibyo bintu abirangiza impaka ijya kumbaza ngo mwiza bose ni beza Muyoboke ni mwiza na Nuze ni mwiza Gael ni mwiza ariko ugiye kumbwira ku muntu ushobora kugenda agacengera kankura utumanyeri burya Muyoboke akora utuntu Muyoboke aracengera tujye twemera ibintu Muyoboke afite experience bro experience ni wakira konta mu kazi turakumva experience irakonta abantu munkurikiye muvugisha ukuri Muyoboke nimba bakubwira ngo Muyoboke amakuru mfite ya Muyoboke barakubwira Muyoboke muri 97 nimba ari 98 Butare yateguraga za spectacle yego ntabwo ntitwahuye n'abantu basa irikaneza yari yaraciye impaka ururutsa bitwa ntabwo amakuru nitwayikururiye nitwagize amahirwe yo kuganira n'umuntu wiganye na Muyoboke Butare bakiri bato narabyumvise akagerageza kutuhereza ku mapya akatubwira ati urukweto rwiza ipantaro nziza Muyoboke yabaga ayifite kandi banatubwiye ko Muyoboke ubona kuriya nawe n'umwana w'ahantu yego nuwo mu Gasoni iyo interview uvuze narayumvise bavuga ngo yaratwicazaga akatugurira turi abantu nka 20 kera za 22 i Butare rwose bigaragara ko afite urukweto rwiza ntago Tom Close yakoze barutwiraga Muyoboke uceceke Muyoboke yakoze ibintu musa yego Gael afite ifunga ariko na Muyoboke n'uwahantu ese iryo fungo coach afite bwo ubona nyine arikoresha neza riri kuza rigaca impaka nyine ifungo ryiwe haraza rikubitisha abantu ako kukinje tutarahura gutya ngo nanjye nkubita ibyo bihumbi by'amadolari yirirwa abantu nurangiza uzi umushimagize se cyangwa nubundi uzakomeza uri umutazi oya nzakomeza ndi umutazi nyine anayemo bibwira abakunzi none se njyewe bugira ngo Gael aramutse ndemeye nabyanga aramutse ntayemo nabyanga ariko ntayemo ntabwo bivuze ngo kuba ntayemo bivuze yuko abantu nagomba kubaho ukuri ntaguciye mu ijambo ushatse kuvuga ko agutayemo yaba agutayemo nk'umuhanzi cyangwa yaba agutayemo nk'umwinfluencer wakoze tonwari akunda abantu nkamwe kuko nimwe muza mukamuvugira mukamubaki ashobora no kunamo kubwo urukundo yananayemo naza rwose nkamusingiza nkuga ati Gael yantayemo ariko yakoze marafuku nanjye akanyafu mwene Salomo nakamucishaho yego nzagushimira ibyiza nanakunengera ibibi byawe twinjira nimba afata ku mavuta si turishwa kuko turi muri showbiz bivugwa ko yatamitswe ndetse rwose nawe ukabona ntari kwifasha ari kurushaho kubyerekana uri kumushima rero kuko yagutamika akaguha akazi n'ubundi twese turi mu kazi ni showbiz uri kubishima nge niwe wamakazi ugakora marafuku nagukatira ntabwo ngewe nkundi ibintu rega naki amafaranga urayarya agashira nta kintu kidashira umunyarwanda arakubwira ngo ubuzima ni nk'inzoka yiruma umurizo urabyumva twinjire i Burundi ibintu by'Uburundi nabivuyemo nabyo nyikeneye kuko The Ben niho mwaganiriye byinshi bitandukanye ntago navuga ngo ni mu Rwanda kuko ntago ariho mwaganiriye ubundi kuva mwavuye i Burundi wari wahura na The Ben oya Muyoboke mwarahuye Muyoboke we turavugana kuri telefone Noopja nawe Noopja we twarahuye yego The Ben twemerere ushyira akadomo kuri ibi bintu binarangire ntumvangire yego umbabarire umwanya ijambo ni iryawe rwose umbabarire umwanya imatature njyewe muri iryo joro igitaramo kirangira cya kabiri twarazamutse tujya kuri hoteli ahari uwitwa Big Fizzo hari Noopja hari Muyoboke naba Big Fizzo na Big Fizzo na Pamela ndetse na Ben yego nubwo narabivuze mu kiganiro mu Rwema we ntibari kumwe Rwema Dennis ntago yigeze agera aho hantu twari turi yego twari urebye twari abantu bakeya kuri hoteli ahantu Ben yari atuye kuko Ben yari atuye hafi y'ahantu perezida ari kuba twarabibonye twicara kuri table witwa ngewe Ushari Dudu Stina Oscar
gukora amavideo. Naje kugira amahirwe Ben araza aransuhuza turavugana na Pamela araza aransuhuza, Pamela mukubita injuga, nyuma yaho gato ya nk'umutasi hita nkurura Ben mushyira ku ruhande ndamubwira ati grand frère mbabara basi mu minota mikeya njya unyibwira urutuntu ufiki n'abari abagabo. Yego. Arambwira ati rero petit frère reka nkubwire ukuntu bimeze, ati simfite umwanya muremure wo kuganira nawe, atari kureka ngucire mu tuntu dukenya cyane. Sky 2 ndajya gupfa iki n'abari abajama. First of all the brain ni njyewe brand ambassador Rwandair. Cyarantangaje gese naye mbizi nabyumvise ejo bundi turi kumwe. Sibyo? Ni nje brand ambassador wa Rwandair. Amakuru warayabonye. I Burundi mafite ibikorwa nka miliyoni, mfite alimentation n'ibiki. Aha mu Rwanda mfite amataje mu rugo kwirebero. Nta kintu was arambye nta kintu mfa n'abarabajama Sky 2. Ndamubwira ati oya ati uranzi nanjye. Ndamubwira ati grand frère ibyo byo kumbwira ubutunzi bwawe nta kintu nge biri kumarira. Ese mwaba mupfiki? Arambwira ati Sky 2 njyewe ura muji turaziranye bita Gael. Tuziranye muri Amerika. Umuji ngiye nawe twabanje guhasoringana. None mu guhasoringana ngiye nkaba narakoraga ibindi biboro byo gutwara ibintu by'amakamyo, ariko akaba ari umuntu dukunda guciringa cyane Gael. Gael anyinjiza mu mushinga wo kugira ngo dukorane iki yuko ya managing. Ndavuga tumukoro ibyo byose nimba afite ikofi reka gira ute reka managing. Umukobwa ndamubwira ati ngewe icyo nifuza ndifuza korabo nziza muri management yanjye, nyene korabo nziza. Ati sawa. Bapanga gukorana korabo. Bagenda Tanzania bararikodinga, bagira naho bashutinga video we nande na Diamond iyitwa waye. None irandirimbo uwitwa Gael na Ben arabyemera. Gael yishoyemo amafaranga. Amaze kwishoramo amafaranga batekereza uburyo amafaranga azagira ute azagaruka. Diamond nuko Ben arangije aramubwira ati umusaza kugira indirimbo ize gutwika reka tuyishyire kuri channel ya Diamond. Gael arabyemera. Batega indege bongera basubira muri Amerika. Bageze muri Amerika barimo barapanga ibintu bagomba gukora, Gael arangije aramubwira ati se kugira amafaranga azagaruka ari amafaranga agaragara urabona ari iki? Burango Gael ni umuntu uzi business bya danje. Arangije aramubwira yego indirimbo twayikoze imaze no kugira feedback nziza, ese ni iki kindi kintu twakora? Ben nk'umwana wo mu Gatenga abaramwongoje aramubwira atese kubona tumaze gukora korabo na Diamond nta kuntu twakikoza Nigeria. Ibyo ni ibintu abantu batazi. Gael aramubwira ati Nigeria afite abantu. Diamond aramubwira nuze Ben aramubwira ati njyewe nziranye n'umuntu wo muri Marvin Records. Niko Ben yamubwiye. Njyewe nziranye n'umuntu wo muri Marvin Records ushobora kuba yadufasha akaduconnecta akatugeza Nigeria, akaba yagira ute akaba ari we wadufasha kubona izindi korabo. Uwo muntu wabaramudirinze. Umuntu arambwira ati ababwiye Ben ati Ben you are a star, ngwino muri Nigeria nzagufasha kubona iki korabo. Gael aramubwira ati uwo muntu umubwire ngo nago dushaka kujya kuhatinda natudiringirizo korabo tubikore. Abaramubwiye aramuhamagara Ben amwe se nabaye abana wo hafi watubonera twakorana nabo. Breaking news karabaye. Urabyumva? Karabaye. Uwo muji wo muri Marvin yaramubwiye ati nje nakubonera uwitwa Pato Ranking na Tiwa Savage. Na Tiwa nibo havuzwe Tiwa. Ati nibo bantu nje nshobora kuba nakubonera mwakorana. Gael abagize ute ari nabwo Pato yaje no mu Rwanda cyajyaza guperforminga arena urabyuka. Uwo muji urumva connection yaturutse kuri nde kuri The Ben muri Youth Connect na hari na president kugira ngo Gael amenyane n'abari abantu jibo muri Nigeria byaturutse kuri Ben. Ben babateza indege. Ubwo byari biri ku ikofi yande ya Gael. Yego. Babageze Nigeria. Bageze Nigeria baragenda bararecordinga. Hana recording ngo muri Marvin kuko mujamara amubwira ati ngewe nimba ngiye kugukora utwe tuntu naho abantu urabazana muri Marvin Records. Natwe niyo profit yacu. Nimba ndi bukuzanire Pato nkakuzanira na Tiwa nibo bantu muri bugira ute muri bukorane.
barateze baragenda korabo ndakurahiye zaranarikodinzwe bifu rero yaturutse kuki yaturutse kuri izo poroje ari naho hantu nzanagaruka nanjye Ben niko yese ncika nari ngiye kumubaza icyo kintu ndamubaza se izo poroje zimaze kurikodingwa muvuye Nigeria mukagaruka muri Amerika byagenze gute ngo Skype nawe uri umutawuneri umujyi yabonye amafaranga turi guspendinga abonye nawe yaspendinze kwande kwa Diamond the guy agira ubwoba aravuga ati aya mafaranga yari coach ngo afite ikida buretse shabyihorera none se uzi baratanze angahe kuri izo korabe ebyiri barabateza indege bageza Nigeria urabyumva ati we Savage ntago ari umuntu wari kuri codingana na Debeni ntihagire facilitation bamugenera na Pato ntago bari gukorana bagire facilitation bamugenera ibaze studio station irimo Pato ranking harimo spend hari aho bari kurara bari kwitwara ukuntu bari kurya Ben yari ameze gutya na Taiga barya bamwe imboko ishinyitse barapanga ngo bashutinga amavideo barapanga ngo bashutinga amavideo njye banyarwanda mu nkurikiye mugende mwumva etape kuri etape ibi bintu sinyi bikeneye ushaka kuhinyuza ibyo mvuze nawe azavuga ibyiwe ariko njyewe ibyo ndi kuvuga ni ibintu njyewe nzi yego keretse Ben ari unamaje akavuga ati Skype ibyo bintu ntabyo nakubwiye Ben nawe akeneye amaboko akeneye ko mumuvugira dore ko nawe buretse gato baba baragarutse si bagarutse bageze muri Amerika bakora bishe ya video basanga video ziri kurenga miliyoni 200 video gusataje miziki video ebyiri zonyine video ya Pato na video ya Tiwa basanga ziragaze miliyoni zirenga 200 naryemana umutoza w'abakinnyi ahita yikanga Coach Gael aravuga ati se noneho ibi bintu Ben ibi bintu tubigenze gute ati nawe urabibona hari ukuntu ikijyanye n'umufungo kigira gutya kikaba imbogamizi ati tubigenze gute umwana w'igikondo nawe abamutaye mu bihano abaramugoye aramubwira ati kugira dukomeze gutya n'izina rinini aramubwira ati nanjye kugira dukomeze dukorane umusaza ntago ngewe oya hagati aho ngaho hari akantu kabayemo yaramubwiye ati before yo kugira ngo dukore dushutinga izo video dushutinga zira video za Pato ranking na Tiwa Savage ese nta kuntu twaba twimennye muri East Africa tukagenda tugahita dukorana na Harmonize akaririmbo tukagashutingira video Taiga bahita mwiryaho mvuye kwa Diamond aramubwira ati mvuye kwa Diamond ugiye kumbwira tujye gukorana na Harmonize ngo none se ngo abonye ngo the guy Melody atarakoranye akaririmbo na Harmonize keza Ben aramubwira turi kunsubiza inyuma ati byafuma nka recording indirimbo yanjye nyine ariko Bruce yari atarakorana na Harmonize kuko ko na Deben oya sinzi indirimbo Melody yaramaze imisi yari amaze gukorana na John simbizi twagiye urumva John wa Kenya abaramubwira ati sawa abaramubwira ati musa ati aramubwira ati njyewe n'aba namaze gukora korabo na Diamond umbwire ngo ugiye kujya kunkoresha korabo z'iki z'ubufu zinsubiza inyuma ati byafuma nkabireka nimba utari bwishyure ziriya boro zanayija ubigira umukora aramubwira ati ko se ni Gael yabanje gutonga naho n'umusaza Ben nyine ntago yakurabura ariko nkanjye nk'umutasi hita numva ko habanje kuzamo utuntu twayinjari kuko yabanje kubidisinga nawe umwe amubwira ati maze kugushora amafaranga ya nayo undi nawe akamubwira ati nanjye maze kugukorera izina iryo zina ntabwo itegeko rihari kugira dukomeze dukorane niko izo korabora reka tukazishutingira video ubwiya Diamond nta kibazo cyari yego nta kibazo cyari kirimo yego urabyumva ikibazo rero nge nshaka gukemura kiraho hagati na amafaranga Coach Gael avuga Taiga B ya spendinze kuri Taiga B bajya gukora izo koramo za Nigeria n'ibiki zose ayo mafaranga agasanga ni menshi Ben agahita mwiryaho akanga gukorana nawe breaking news amakuru yandi nifitiye nakuye mu bantu bari hafi ya Ben bavuga yuko akazi Coach Gael yari ari gukora muri Amerika umuboss yakoreraga mu bintu bya sober living Ben ari uri kubyikorera ukoze ishyano Dani mbabarira werekana uyu mutasi ibyo bintu
ibyo bintu nkubwiye ibyo bintu nkubwiye Dave ibyo bintu nkubwiye nciye impaka ntawe n'igiwabo icyo kintu kiri hagati aho ngaho nicyo kandi ikindi kintu nakubwira nshaka gucaho impaka iyo coach Gael iyo ayo mafaranga abantu birirwa bavuga izo miliyoni 150 bavuga ngo The Ben arimo coach Gael igihe cyose Ben amaze kugerera i Kigali dufite ribu coach Gael yari kuba yaramutanzeho ikirego muri ribu yari ibintu bifatika bisomeka bajya ni Burundi amafaranga Ben yari agiye gukorera Gael yari kunavuga ati uwo muntu mbere yari kubwirana nawe uti uwo muntu mugiye gukoresha igitaramo mbere yuko performing murabanza nanjye mugira ute mu mpa yanjye cyane ko coach afite connection nyinshi Burundi byo yarabishoboye urumva rero indi ball irimo iri hagati aho ngaho Ben atashatse kumbwira kuko yese yirukanka aravuga ati babahereza icyo kurya n'icyo kunywa skayito wimbaza ibintu byinshi ndi stress ndamubwira ati se nta kandi kantu karimo mukuru wanjye ugiye utambwiye atari ko se wowe icyo utumvishe niki ndamubwira ati se ibyo numva by'ideni iby'amadeni ufitiye Gael hari amasezerano nagiranye nawe ati wimbaza byinshi nuko byarangiye bikavugwa yuko uwitwa The Ben wamaze kwinjira muri sober living ndetse akaba ari gukorera amafaranga menshi afatika coach Gael atamuhereza cyane yuko Bruce Melody agiye Burundi agafunga urumva ariko se wowe ntabwo uri umuntu mukuru urumva coach Gael beef ntabwo yayibura nande na Ben yego urumva akazi yakoraga umukire Gael yakoreraga muri Amerika yamusimbuje Tayigabi ubwo ni ubutasi ayo ni amakuru nge nayikururiye nyuma y'uko Ben ibyo bintu byose agiye urabizi nye mfite abantu benshi baba muri Arizona babaye muri Amerika za Michigan babaye kumbi naho beef abandi bakavuga ngo reka mvuga umuntu hari gang bita 8 bar gang iba Arizona oya ntago baba muri Arizona baba hehe baba muri Los Angeles bayita 8 bar gang habamo umujama witwa Eve n'abanyarwanda 8 bar gang oya naba type b'abantu wa Amerika ariko habamo umujama w'umunyarwanda bita Eve Papa Ray yego ejo bundi yarari no mu Rwanda twe tumaze iminsi turi kumwe turi gutarasanya ariko ntago yamaze iminsi na bamwita Papa Ray nawe akora ibintu bya sober living muri Amerika much respect kuri we Papa Ray kabisa niwe muntu urumva niwe muntu twavuganye ambwira ibintu bya Ben arambwira ati peti yangu Papa Ray niko yambwiye ati peti yangu uwo Ben mwirirwa mukina nawe ngaho Kejeri ni umujyi uri gukorera ibiceri byinshi na ari gukora ibiboro bya sober living nabyo bakasuku bakora numvise story kuntu kasukuma zimwe ibyo bintu sinari nasoza urabyumva umukire wakoreshaga nde coach Gael ubu ni ufite nde n'ufite The Ben urumva ikiri hagati aho ngaho bifu za coach Gael na Ben ni ibintu biraho Gael aravuga ati Ben nagutaye amafaranga menshi ntugishaka kunyikoza naguspendinze amafaranga arenga miliyoni 50 bavuga na ahantu zanditse yabikoranaga umutima ukunze wo kuba manager none se urabyibuka bamanuka bagera Tanzania Noopja ari kugenda twikira coach Gael bari Tanzania bakora ama interview nduru zigenda zivuga none se ubwo nyine Tayigabi nawe yamukinnye kimene ni kimene yaramwishaje arigara mubwira ati Gael wakinnye n'umwana w'igikondo icara wige ngukuyeho korabo yande ya Diamond ngukuyeho korabo ya Tiwa Savage ngukuyeho korabo ya Pato Ranking nta kindi kintu nyene icara wige n'ubundi indirimbo zirari connection ndayifitanye na Pato Ranking nyifitanye na Tiwa amasezerano nagira none igisekeje aho ngaho amakuru nikururira ahantu nk'umutasi nuko ibyo bintu byose bajyaga kudiringa Gael yabaga yimereye gutya nka boss
cya beni kikagenda kikamukina imitwe ibintu byose akaba aricyo kigirana amasezerano. None Skaitu Cimpaka ufite icyizere ko korabo yatiwe irasohoka cyaya pato cyangwa byarapfuye projet zarapuye? Tiger B ari guhiga imifungo. Iyo myaka amaze atari gushutinga video, umusaza yari afite ibindi bikorwa, ari kuzuza inzu. Yego. Sibyo? Hari inzu yiwe ya etage yari ari kuzuza za masoro. Sibyo? Yari ari marasoza. Murabyumva? Range Rover ari kuyakadona. Buretse gatoya. Buretse urumva? Nubwo bagenda bavuga ibyo bintu, ngira modokari ngo yahaye ngo Pamela ngo si yiwe. Ngo ni Hakizimana. Ngo ni Hakizimana Omar. Umva mazi naho ngaho Ncimaka. Birangire. N'abantu ndi kubabwira ngo izi saga za Ben na Kochi sinyizikeneye. Yego. Iriya modokari uwitwa Hakizimana Omar. Yego. Aba mu Burusiya. Urabyumva? Asiga acuruza amamodokari muri Rasha. Sinzi nimba ujya ubona borozi. Iriya modokari ya Range Rover yahaye Pamela yayiguze nande The Ben yayiguze na Omar. Mu kuyigura na Omar ayimuhereza batarakora iki mitasiyo. Batarakora mitasiyo rero niyo bagize ute niyo bakoze. Ubu musaza ari kumwe na Pamela bibereye i Musanze bari kurya umufungo. Ayo matiku arangiriraho. Bana yanjye cyakoze uciye impaka. Hari amakuru menshi uvuze mashyashya ahangaha tutari n'ubwa mbere tumvise muri showbiz kandi koko wiganiriye na The Ben. None Skaitu ndashaka kugira ngo ngaruke kuri Bruce Melody gatoya. Urabona ko abantu benshi bari kubatera amabuye. Iherezo rye na Kochi ni ihe ari kumvikana by'abanza Melody nta kibazo afitanye na Ben na Kochi. Kuri Kochi Gael. Yego. Kochi Gael ikibazo gifitanye na Ben. Kandi nawe ikibazo mu by'ukuri Kochi Gael kubabara kwiwe buretse kuba nambwira ati boss nimba warakoze ibyo bintu nta masezerano icara wige birangira. Amafaranga Kochi amaze guspendinga muri Bruce, bagiye muri Congo, bagiye muri Tanzania, bagiye no muri Nigeria ejo bundi nubwo projet biri kuvuga ko zaferinze. Kochi hari ikintu yize, hari isomo yakuye muri feira ye na The Ben ku buryo azabikosora kuri Bruce cyane we prediction yawe nuko ejo nejo bundi bashaka kuzahura bakagonganira mu kintu runaka. None se ni wabibonye? Ntabwo wabonye imbaraga za timu ya Ben se? Ubu aka kanya witwa Tiger B yamaze kujya kuri liste y'abantu bazarimba muri Trace. Ndabibonye. Reka rero turebe vutu itike ya nyuma yabonye ko ari amafaranga 20,000. Reka turebe abantu bazaza gufana Ben muri kiriya gitaramo, turebe n'abazaza gufana nde n'abazaza gufana Bruce Melody. Niyo ya bato Melody yavuga. Iriya enye ko muri ya deal nanone ujya gusubiza amaso inyuma uraza gusanga iriya deal n'ubundi wayiteguye rinde ari Noopja. Urakoze cyane. Sinzi impaka uzongere mwicare mwige wana. Dani reka nta n'ikindi kintu narenzaho kuri ibi bintu. Nciye impaka birarangiye ayo matiku Dani n'undi munyamakuru wari we wese. Ibyo nkubwiye wabyumvishe nuko bimeze. Amabanga nyeshize hanze birabye byo kuvuga ngo Skaitu ngibi ngibintu uvuze ngo biza binkoraho. Noopja yihaye intebe. Ni ikiganiro cyiza nari kumwe. Buretse gato Dani. Nongera akandi kantu gasoza. Turi inyuma haryo wavuze ngo ibyo bintu nimbivuga ngo nzagira ute? Azakwicaza wiga nyine. Indi nyicaza se. Mari iyi industry beef zabaye beef uri kuza umuntu yivugisha ngewe ibi bintu narinzi ko nubivuga. Iye ni time Kochi azakwicaza akagutamika nk'abandi bose ugahita uceceka ikibazo cyawe. Gael bari kudukurikirana kuri Oasis TV. Umva nkubwire Kochi Gael sinagaye ibikorwa byiwe nabiriya nigeze numva ngo umuntu se mu bintu navuze wumvishe nsebye ibikorwa bye. Ubwo nyine nawe ukeneye ko agutamika anabikanyirute nzavuga hoye icyo gihe nzavuga ati umuhungu wanje umusaza yanayemo ngo ndye inkoko indiziritse ngwino nawe icyo gisigo cyiterekemo.
reka tubashimire. Nari ndi kumwe n'umutasi Skyto. Ibyiza nk'ibi ngibi ni hano kuri Oasis TV1. Reka tubabwire ko turi Serenity, tukunda kubabwira nimero za manager kugira abayobore. Nanjye ndababwira ngo ushaka kuduha ibitekerezo yaca kuri nimero yacu akatuganiriza akadusaba ikiganiro twamukorera 078392 abakeneye guhura n'umutasi mukuru. Imbuga nkoranyambaga ze zose zirafunguye, ndetse suni turi gutegura imbuga nkoranyambaga za Oasis TV1 kugira ngo aya update yose mujye muyasangaho, mudufollowing, mudukurikirane, mukundi ibiganiro byacu, turabakunda. Big up kuri wowe Dani behind camera. Ciao, big up to yourself.